Abakunzi ba Karuhura TV twongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana nabane namwe. Pastor tuguhaye ikaze kuri Karuhura TV. Urakoze cyane. Kuri Karuhura TV rero tubonereho kubwira n'abakunzi bacu, hacaho mu buryo bw'ivuga butumwa, hacaho umwanya wo kuramya Imana, guhimbaza, hanyuma hagacaho ubuhamya, n'uyu mwanya rero wajemo w'ijambo ry'Imana. Ibyo byose ni ibintu abakunzi ba Karuhura TV bamenyereye kandi basanzwe bakurikirana. Rero Pastor watangira wibwira abakunzi bacu badukurikiye, hanyuma umwanya n'uwawe mu ijambo ry'Imana. Urakoze cyane kuduhereza ikaze kuri Karuhura TV. Turanezerewe cyane kubw'uyu mwanya mwaduhaye wo kugira ngo tubashe kuganira na bene data ku ijambo ry'Imana. Nge mugiye kuganira nitwa Rev Pasteur Karuranga Aime Moses. Hanyuma ndumva nshaka kugira ngo tuganire ku magambo dusanga mu ijambo ry'Imana. Ndashaka kugira ngo tuganire ku mbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho, yo uri umunyamasengesho cyangwa se icyo gusenga icyo ari cyo, Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane. Reka n'ubundi twihuse turebe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 16, duhere ku murongo waho wa 23. Turasoma umutwe w'ijambo ravuga ngo umukobwa utewe na dayimoni akizwa. 23. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane, nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Uwo murinzi arakanguka, abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ye, nuko agiye kwiyahura. Pawulo avuga ijwi rirenga ati, wikwigirira nabi, twese turi hano, mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana yo mu ijuru itugirire neza. Amagambo dushaka kuganiraho nayo ngayo, ndashaka kugira ngo mbabwire ku mbaraga z'amasengesho. Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane. Dusomye ijambo ry'Imana, ariko mbere gatoya yuko tuvuga byinshi, ni munyemere tubanze duce bugufi dusenga Imana kugira ngo tuze kugendana neza. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana ikiranuka, uri Imana y'ubutware. Witwa ndiho kandi uzahoraho ibihe byose. Nta yindi Imana ihwanye nawe gitare cy'amahanga. Aya masaha turakunezerewe. Data twese uri mu kubw'aka kanya keza uduhaye kuri iyi channel kugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Uhabwe icyubahiro rero, unyemerere iri jambo uri buze kuryumva wese yakire kubohoka. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mana yo mu ijuru itugirire neza, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ishyirwe hejuru. Dusomye ijambo ry'Imana dusanze mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ni ijambo ritubwiye ku nkuru z'umukobwa wakijijwe dayimoni. Hanyuma ritubwira ku nkuru kandi z'abagabo babiri bakijije uyu mukobwa. Hanyuma yo gukiza uyu mukobwa, kuko igihe bakoreyemo imirimo n'ibitangaza cyari igihe bamwe batabyumvaga, bamwe batemeraga Imana, bamwe bakurikizaga imihango ya gipagani, ndetse uyu mwana w'umukobwa urimo dayimoni, isomye ijambo ry'Imana rikwereka uburyo yari afite bashebuja yakoreraga, ndetse yari ameze nk'aho ari umupfumu wabo. yaragura bagatanga ingemu cyangwa se agatanga amafaranga kubw'ibyo yabaraguriye. Ariko abakozi b'Imana bahageze,
batangira kubwiriza ubutumwa bwiza, batangira kuvuga ijambo ry'Imana. Hanyuma uyu mwana w'umukobwa na dayimoni ye batangira kugenda inyuma y'abakozi b'Imana ngo bagenda basakuza babasakuriza, ariko abakozi b'Imana igihe kiza kugera babona yuko babarembeje, nibwo Pawulo yacyashe dayimoni yari iri muri uyu mukobwa, irangije imuvamo. Imana yo mwitwire neza, ikimara kumuvamo biba ngombwa yuko aba bagabo bajya kubarega, babajyana imbere y'amategeko kugira ngo babashe guhanwa, babazwe n'ibyo bakoze ibyo ngibyo ibyo ari byo. Ariko Imana yo mwitwire neza cyane, ariko Pawulo na Sila ngo bamaze gushyirwa mu nzu y'imbohe ntibagira ubwoba, ntibatinya, ahubwo bagira umwete wo kwegera Imana, bagira umwete wo gusenga. Iri jambo navuze ngo umutwe uravuga ngo imbaraga z'amasengesho. Bagira umwete wo gusenga, bagira umwete wo kwegera Imana, binginga Imana, batakira Imana. Mu gutakira Imana bararirimba. Tuzi neza yuko ngo umuntu yaririmbye abasenze kabiri. Ndagira ngo mushishikarize uteze amatwi cyangwa se uhanze amaso iyi TV, ndagira ngo ubwire ngo nujya uririmba uri imbere y'Imana, ubohokera imbere y'Imana, ibyakurangaza byose ubyigizeyo, maze wumve umutima wawe ugiranye ubusabane n'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo muri uko kuririmba kwawe uzakiramo igitangaza, uzabonamo imbaraga zo kuririmba, uzabonamo imbaraga zikubohora. Imana yo mwitwire neza cyane. Ngo abagabo Pawulo na Sila barangije bararirimba, barasenga, bararirimba, bahimbaza Imana. Muri kwa guhimbaza Imana ngo ijuru rirabyumva, rimaze kubyumva itigisaza ya nzu ya gereza, ngo inzugi zirakinguka. Zimaze gukinguka n'iminyururu ya bose yari ibaboshe iradohoka. Imana yo mwitwire neza cyane. Muri kwa kudohoka ngo abari aho bose babashije kumva uwo muriri, abari aho bose babasha kumva icyo gishyitsi cy'izo mbaraga z'amasengesho, ngo barangije baratangara. Muri kwa gutangara Imana yo mwitwire neza ngo nibwo bose baje kwisanga, basanga iminyururu yamaze kubava ku maboko ndetse no ku maguru. Ndagira mubwire ngo hari ibyari bikuboshye mwene data ukurikiye Karuhura TV, hari ibyari bikuboshye, hari imbaraga zatuma gutagira icyo wakira, hari imbaraga zatuma gutagira icyo ufata, ariko ntuzaniye ijambo rivuga ngo mu mbaraga z'amasengesho bijya bibasha gukunda, mu mbaraga z'amasengesho ujya ubasha kubohoka. Mwene data ukurikiranye iyi TV, ndagira ngo nkubwire ngo birashoboka yuko waba umaze igihe hari ibikuboshye. Wa mubyeyi we umaze igihe kirekire uboshywe no kutabyara, wa mugabo we umaze igihe kirekire uboshywe n'ubushomeri nta kazi, ariko nagira mubwire ngo uyu munsi mu mbaraga z'amasengesho urakira urubyaro, mu mbaraga z'amasengesho urakiramo akazi, mu mbaraga z'amasengesho wa munyeshuri warakikirije, ariko nagira mubwire ngo mu mbaraga z'amasengesho urongera usubire ku ishuri, mu mbaraga z'amasengesho mwene data urongera ucuruze bigende, mu mbaraga z'amasengesho imiryango yakuvuyeho irongera ikugarukire, mu mbaraga z'amasengesho ibyo watakaje ndagira mubwire ngo urongera kubyakira, kubera yuko wizeye imbaraga z'amasengesho. Pawulo na Sila barizeye bakurwa mu nzu y'imbohe. Pawulo na Sila bizera amasengesho, bararirimba. Bamaze kuririmba ibyo bari babafungisha, ibyo bari babohesheje biradohoka, birabarekura, batangira guhimbaza Imana nta kibaboshye. Imana yo mwije tugire neza. Ndagira mubwire ngo rero wo kugira ubwoba, witinya, ntagire ikigutera ubwoba, kuko Imana iracyari mu kazi, Imana iracyarimo gukora. Ndagira mubwire ngo nta kindi cyazanye Kristo mu isi, ni wowe nanjye, kugira ngo abashe kudukura mu mibabaro ndetse n'agahinda ka buri munsi. Imana yo mwije tugire neza cyane. Ndagira mubwire ngo mu mbaraga z'amasengesho ntabwo zitoranya. Wibuke neza uyu mwana w'umukobwa bakije akaba nabo utuma bajya mu nzu y'imbohe, ntabwo bitaye ku ngaruka bazahura nazo nyuma yo gukiza umuntu. Ndagira mubwire ngo iyo ukoze neza uri mu gihe cyo gusenga, ntabwo wita ku ngaruka zizaba hanyuma, ahubwo ubuvuga uti ko byagenda kose mu mbaraga z'amasengesho ndibuze kubanamo n'Imana yanjye, mu mbaraga z'amasengesho Uwiteka Imana aribuze guhagarara nanjye. Hanyuma y'ibyo ngibyo ndazi neza yuko Imana ijya ibasha kururuka ikaza igahagararana igakora imirimo n'ibitangaza. Bivuga ngo nawe nakubwira ngo egera Imana cyane, senga, ririmba. Hanyuma yo kuririmba urakira igitangaza. Mbese umaze igihe kinini urwaye, uruhijwe n'uburwayi, egera Imana, senga, uririmbe. Muri kwa kuririmba urabohokeramo. Imana yo mwije tugire neza cyane, kuko ndagira mubwire ngo nta kindi cyatumye Pawulo na Sila babohoka, nta cyatumye Pawulo na Sila bakurwa muri inzu y'imbohe
nuko basenze barangije bararirimba babohokera imbere y'Imana, ibyari bibaziritse mu buzima busanzwe birabarekura. Nari nshatse kuvuga ngo nawe hari iminyururu ikuziritse mu buryo bw'umwuka, abantu barakubona utambuka, abantu barakubona ugenda, bakabona nta kibazo ufite, ariko mu buryo bw'umwuka uraziritse. Ntabwo wakwakira amafaranga, ntacyo wabona mu by'ukuri iki gifatika bitewe n'uko uraziritse. Ariko hanyuma yo gusenga, hanyuma yo kuririmba, ndagutangariza itangazo rivuga ngo niwakire kubohoka mu izina rya Yesu, niwakire gukurwaho iminyururu, niwakire kuvanwaho wari wazirikiwe, Imana imutwire neza cyane. Ndibuka igihe kimwe icyana cy'indogobe cyari kizirikiye ahantu impande rw'inzira, ariko Yesu ngo ahageze arangije atuma abigishwa be arababwira ngo nimugende mujye kwantuza. Ariko duhereze Imana muri cyubahiro, urimo kunyumva hereza Imana muri cyubahiro, mujye kwantuza. Hanyuma nimumara kugera kwantuza murahasanga icyana cy'indogobe kizitura rw'inzira, mukiziture. Nimumara kukizitura, nyiri icyana cy'indogobe babaza ngo nindi kigutumye, mumubwire yuko ari umwigisha ugishaka, arakibarekera mukizane. ngo bamaze kukizitura, cya cyana cy'indogobe nta gaciro cyari gifite, ariko kimaze kugera imbere ya Yesu, amaze kucyurira, batangira kukiramburira imyenda, batangira kurambura amashami y'imikindo mu nzira. Icyana cy'indogobe kitari gifite agaciro, cyari kiziritswe, kimaze kwakira Yesu kibona agaciro. Nari nshatse ko ngo naho hari ahantu wari uzirikiye, ariko Yesu araje kugira ngo umwakire. Numara kumwakira, arakuzitura, namara kukuzitura arakuvana muri ubwo buzima wari urimo, nurangiza ubone agaciro wari warambuwe n'abana b'abantu. Imana mwirizwe neza cyane. Nari ndimo nkubwira imbaraga z'amasengesho shitse umusaraba. Wowe ukurikiranye Ruhuka TV, ndagira nkubwire ngo humura, Yesu aracyakora kandi aracyari ku ngoma. Imana mwirizwe neza cyane. Reka dusenge Uwiteka Imana atugirire neza. Data mu izina rya Yesu, uracyari ku ngoma, ingoma yawe ntabwo izigera ihanguka. Niyo mpamvu aya masaha twongeye kukunezererwa cyane. Reka ukora imirimo n'ibitangaza, iri jambo ribohore benshi, ababyeyi batwite babohoke babyare neza, abafite ibibazo mwami Imana nyiringa witeka bakira igisubizo cy'ibibazo byabo kubwira ijambo. Urakoze kubyumvisha kandi urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Pastor Imana iguhe umugisha, ntago wari wenyine, nari ndi kumwe nawe. Amen. Kandi mu by'ukuri utubwiye amagambo meza, ngenda afashijwe. Amina. Rero uyumve mu ikaze. Urakoze cyane. Benshi banyura hano ndababwira ni hano ni mu rugo. Yego. Nejo bundi, yewe ari n'ibishoboka ukigumira hano. Murakoze cyane. Ndagira ngo yumve ko uri uw'agaciro kuri twebwe. Yego. Ndabizi ko bitakunda kuza kwibera hano, ariko uri uw'agaciro kuri twebwe. Kuba turi kumwe nawe ni byiza cyane. Rero reka tuguherekeze, ariko mu by'ukuri Imana yo mu ijuru ikwagurire imbago. Murakoze cyane.